Yes, ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ni update shash nicyo kituzinduye, ariko mbere na mbere reka tubanze tubasuhuze tubifuriza kugira igicamunsi cyiza ndetse n'abagiye kuryoshya muryoshye neza urukundo ruganze. Mbwira bamwe bari mu rukundo ndetse n'abapapa n'abamama mukomeze muryoherwe n'uyu munsi w'Imana ndetse n'uyu munsi w'abakundanye kubabyizihiza. Nzi neza yuko hari benshi wenda batabyizihiza, ariko nzi yuko kubabyizihiza nabifuriza gukomera kuryoherwa n'uyu munsi, ndetse tunababwira gukomeza kugira weekend nziza. Ni weekend zituzanye aho tuje kubabwira uko bihagaze nk'uko twabamenyereje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse maginga ya ukabona ko byahinduye isura. Ibi byose bibaye nyuma yaho n'ubundi ibiro bya perezida wa Angola aho byari byatangaje ko hagomba guhagarika imirwano ku mpande zombi, haba kuri M23 ndetse n'ihuriro rya FARDC. Bikaba bikomeje kugenda byanga maginga ya point0 ni isobaniro. Icyo nakubwira cyo nuko kuri point0 bikomeje kuba ibindi. Ni ikibazo gikomeye cyane giteje inkeke, aho imirwano ikomeye ikomeje kuba hano kuri point0. Ni imirwano tugiye kwinjiramo tukakubwira uko situation imeze, tukarebera hamwe mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko abawazalendo bahembwe hakazamo kutumvikana, bakaba bakomeje kugenda bicana urwo misubirizo. Ni mu gihe kandi turi bunyarukire Ibaraka turebe uko byifashe, umenye uko bihagaze mu makanya gato n'iminota mikeya, umenye situation update nizo zinzanye kugira ngo umenye uko situation ihagaze, umenye uko byifashe ku butaka n'ubundi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umenye ibikomeje kwibazwa n'abatari bakeya mu mpande zose, aho ubona yuko nyuma yaho ku mpande zose havumbuye ko bishobora kuza kugorana, ubona ko ibintu byahindutse. Yes, njye muri kumva n'ubundi ndidamiye mbifuriza kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Bakunzi bacu rero ba Kigali News, reka turebere uko bihagaze maginga ya. Nakubwira ko imirwano maginga ya iri point0. Point0 ni muri aka gace n'ubundi ko haruguru ya Minembwe werekeza kwa Murima. Ubona ko gahunda y'abari abasirikare ba TPDF na FDNB, abari abahungu ba FDNB na TPDF bakomeje kugaba ibitero simusiga muri bino bice bya point0 muri kondisiyo ikomeye cyane bahawe na guverinoma ya leta y'Kinshasa kugira ngo barebere hamwe yuko bakuramo ziriya point strategique mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubona ko nta gahunda ihari yo guhagarika imirwano. Nyamara harece byemejwe ko imirwano igomba guhagarara, ndetse n'itangazo ryarasohotse ku itariki 12 aho Kisekedi yemeje ko n'ubundi agiye guhagarika imirwano. Ariko urabona yuko kuri gahunda zikomeye ku bikomeje kugaragara imirwano nta gahunda ifite mu guhagarara, ariko byaramenyekanye aho bigaragara ko bishoboka ko n'ubundi Kisekedi afite gahunda yo kuba byibuze yahagarika imirwano, yizeye ubugenzuzi bwa Sud Kivu nka 80%. Ibi byari byatangajwe na bamwe ku mirongo y'imbere, aho bavugaga ko bagiye gufasha bamwe mu bari muri biriya bice nyine kugira ngo bavanse bakuremo Plaine de Ruzizi, bizere neza ibice byegereye Uvira, banizere neza bino bice byo mu Minembwe aho bari bavuze ndetse banatangaje ko bari gukontorora, aho n'ubundi bavuga ko bashaka gukontorora point0. Bakaba bari banabitangaje za Rwitsankuku, za Mikenke, za Gakangara, za Irundi, za Karingi,
urabona hano hafi ya za Shefeu, aho bavugaga ko Bidegu nawe bagomba kuyifata, no muri kano gace ko kwa Elias, Ruberwa, za Gahwera, za Ruhemba, na za Kwirumba, aho n'ubundi bavugaga ko tuno duce barangije kudufata ariko bikina mu by'ukuri. Ibi ni bikomeje kugaragaza agahenge gakeya, ndetse abari bazi ko imirwano iri buhagarara, ahubwo ndabona iri buze gukomeza. Ni mu gihe Monusco nayo ubona ko yagize ubwoba n'ikibazo gikomeye, kubera impamvu ikomeye yo kuba n'ubundi bafite urwikango bavuga ngo barashaka ubugenzuzi, ariko mbona ari uburyo bukomeye bwo kuba basa nkaho barindagiza cyangwa sinzi wenda mu mvugo nziza basa nkaho bakina umutwe AFC, nk'uko bari babyifuje ko bashaka gukorera urwego rw'ubutasi mbere y'uko binjira mu mujyi wa Uvira ku kibuga cy'indege, akaba ariho bazajya bahagurukira kiriya Kigoma, ndetse urumva ko ari naho bazajya bacisha ibikoresho byabo, bigaragaza ko n'ubundi byaba ari uburyo bwo gukina umutwe AFC, ndetse magingo aya bakaba bemeje ko badashobora kuba bafata uburyo bwose bushoboka bwo kuba bajya muri uriya mujyi wa Uvira batizeye uburinzi bwa AFC. Kandi AFC n'ubundi yakomeje babwira ko ubugenzuzi bw'umujyi wa Uvira ntabwo bafite, kandi koko byagiye binagaragara abasirikare benshi, baba Wazalendo, aba FDNB, aba FARDC, baba Hibu Special. Nakubwiye yuko mu minsi yashize, ubwo ni ku munsi w'ejo, haje abasirikare nanone bo ku rwego rurinda perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bita aba Force Républicaine, nabo baje muri no mujyi wa Uvira. Urumva ko ubugenzuzi hafi ya bwose buri mu mujyi wa Uvira ari ubwihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Ibi ni ibikorwa bikomeje kugaragara, ariko icyo nakubwira cyo kuri Poezero magingo aya biragaragara ko amadubu n'intare bakamejeje, abakubise abasirikare ba TPDF na PPDF yinjiye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nakuya ko Abatanzania nabo baje mu buryo ngo bari bajemo bwo kwihorera, ntiwamenya impamvu yabazanye, ariko urabona ko AFC ndetse na MLDP twirwaneho bari gukora akazi katoroshye, bakomeje gutwara imbunda nyinshi zabo, aho nkubwira ko batangiye gufata za Katiusha bitewe n'uko zari zimaze kubazengereza. Hari n'imbunda ikomeye ya BM12 bafashe magingo aya, urumva ko ari intsinzi ikomeye kuri AFC. AFC rero gahunda ifite n'ubundi ikomeje kugenda itangaza ko n'ubundi ibyo Felix Tshisekedi yagiye atangaza, ibi byagarutsweho n'ubundi n'umuyobozi wa AFC Colonel Nanga, aho yavuze ko ibi ngibi n'ubundi byo kuba ngo baratanga agahenge bitashoboka, bishobora kuba ari uburyo bwo kugira ngo bayobye uburari, bakubitire umwanzi ahari, bitewe n'abikomeze kugenda bitangazwa. Tunenga cyane bamwe bavuga ko M23 iri kwirasaho, sinzi niba koko umuntu ashobora kwirasaho ndetse akarasa no mu mihana. Ibi ni bya bindi by'agashinyaguro gakomeye. Ibi ni byatangajwe na Apotre Mbayahaga, umupasiteri wo mu gihugu cy'u Burundi ukina politike nk'umusazi, nge niko nabivuga. Apotre Mbayahaga ibintu ari kuvuga bihabanye n'ibikomeje kubera muri biriya bice, aho twavuga ko abafite imitekerereze nk'iriya yo kuvuga ko abantu bakwiteza ibyago, sinzi ko hari umuntu wakwiteza ibyago yarangiza agatabaza ndetse akagaruka akirwanya. Ndumva ari ikintu gikomeye cyane, gishobora guteza ikibazo ku rwego rwo hejuru. Ibi byose nubwo biri kuba, nakubwira ko mu mujyi wa Uvira ibintu byabaye ibindi bindi. Ku ruhande rw'Abawazalendo bakomeje kwicana umusubirizo, ni zagari zatewe n'ubundi na leta ya Kinshasa, aho bahembye bamwe abandi ntibahembwe, haraciyemo iminsi badahembwa. Ubwo rero n'ubundi ni kombi ikomeye, aho bari kwicana, ndetse byagiye bigaragara ko barimo kusahurwa nyine. Urumva
barahura bakaba bakwicana nyine bitewe n'uko bamwe batigeze babona ku mafaranga. Icyo kikaba cyarateje ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Magingo aya nyine urabona ko bisa nk'ibitoroshye bitewe n'uko gahunda za biriya bice n'ubundi zigoye, bitewe n'uko bamwe batigeze babona kuri saleri. Ubwo bari bazi ko bakemuye ikibazo, ariko basa nk'abateze ikibazo muri uno mujyi wa Uvira. Zagari ziri mu mujyi wa Uvira ngizo nuko zimeze magingo aya, bikomeje kuba bibi cyane. Basaga nk'aho barimo bashaka kubacecekesha, ariko urumva ko nakubwira ko ubukungu ntabwo bumeze neza, nubwo ubukungu buhari, ariko amafaranga menshi yaciriye mu bacanshuro ndetse n'amasinya basinyanye muri biriya bice, aho buriya Neva yahawe ku mafaranga, ndetse ntago Tanzania yari buzane abasirikare naho badahaweho amafaranga. Ni mu gihe kandi abacanshuro batwaye amafaranga menshi muri biriya bice, kandi nkubwira ko n'intwaro zagiye zigira uruhare mu kugabanya ubukungu ku bihugu byose. Ni nayo mpamvu rero abasirikare batameze neza, basa nk'abafite ikibazo, ndetse no kuba ubuzima butameze neza. Nizo updates, imirwano ikomereje asahiyi kuri Pwezeho, ariko amadubu n'intare bari kubyitwaramo neza. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana. Nyamuna mwe mwahisemo kubana natwe, namwe muje bwa mbere, nta kindi musabwa ni ugukora kuri like, share, ndetse wowe utarakora subscribe ukayikora, kugira ngo udushyigikire ndetse tunabone recommendation, natwe tuzamuke dutere imbere. Reka mbifurize umugoroba mwiza ndetse no komeza kugira weekend nziza.